Umunsi witiriwe Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare buri mwaka. Ni umunsi w'abakundana couple. Kuri uyu munsi abasore n'inkumi bahana impano zitandukanye ziganjemo impapuro zanditseho imitoma n'indabo z'amaroza atukura, ubusanzwe avuga urukundo rugurumana. Umunsi wa Saint Valentin wakomotse ku mupadiri w'umuromani witwa Valente wabayeho mu gihe cy'umwami w'abami Claudius wa kabiri ahagana mu myaka ya 269 na 273 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Muri icyo gihe habaga umunsi wo kwizihiza umunsi mukuru w'umwamikazi Juno wafatwaga nk'imana y'abagore. Kuri uwo munsi abasore bandikaga amazina y'abakobwa bari mu kigero kimwe bakayashyira mu kintu. Umusore yazamura izina ry'umukobwa guhera ubwo akamuherekeza bakajya kwizihiriza hamwe uwo munsi. Ibyo byatumaga abakobwa bahura n'abasore kuko mbere byabaga ari ikizira. Ako